umuntu yagiye ahura n'ibintu byinshi, gutsindwa, gutsinda, kunganya, ariko ikintu ngewe cyagiye kimbabaza, iyo mbyibutse cyane bituma nshaka gutekereza byinshi. Igihe nabonye imvune mu ikipe y'Amavubi. Twumvishe inkuru y'incamugongo kandi ukomeze kwihangana. Wabuze madame, yazize iki mama w'abana? Kuba narongeye kutaboneka cyane mu mupira w'amaguru. So nagize ibyago, abantu barabyibuka, ya 5 ans nabuze umugore. So mfite abana batatu, urumva ntabwo biba byoroshe. Umukobwa wanjye w'imfura yiga mu wa gatatu, ubu ngubu secondaire. Umuhungu wanjye agiye mu wa mbere, urumva umukobwa ni muto yagiye muri primaire. Izo nshingano zose ndi njyenyine, nkeneye ubufasha bw'abantu basobanutse, n'abantu bose bashoboye kugira Yes, bakunzi ba Legacy TV, nanone reka mbabwire ngo muraba agaciro cyane, reko nongere mbasuhuze. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kuri kamera za Legacy TV turi kumwe n'umugabo abenshi baramumenye cyane kubera amateka yagiye akora, ariko nawe ku giti cye hari ukuntu yakongera akabibwira, akabiyibutsa, n'abatamuzi bagahita bamumenya. Bimeze bite? Turaho, turashima Imana. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya. Nitwa André Lomami Fils. André Lomami Fils. Niryo zina ry'ababyeyi banjye banyise. Hanyuma Lomami, ko wabuze cyane? Bibaho cyane, bibaho umuntu akabura kubera impamvu zigiye zitandukana, ariko nyine iyo ugihumeka ni ugushimira Imana. Gushima Imana. Umuntu ashobora guhita yibaza ati Lomami tumuheruka mu kibuga ariko ubu ntituri kumubona, wahinduye akazi me? Ntabwo nahinduye akazi, ahubwo nuko hajemo ikintu twakwita nka pause cyangwa gusa nkaho umuntu ashaka kugira ngo ahindure, ntabwo navuga guhindura ubuzima, ariko navuga guhindura kariyeri kwa. Nibyo umuntu arimo, n'ibihe tumaze iminsi turimo bya corona ntabwo byari byoroshye. So ibyo byose byagiye biba imbogamizi kugira ngo umuntu atagera kuri iyo ntego, ariko kubera Imana ndibaza yuko bizagenda neza. Harya Lomami, hari umuntu ushobora guhita kubona agahita yibaza ati harya Lomami kariyeri yatangiye ryari, yatangiye gute? Ujya gutangira kariyeri y'umukino w'umupira w'amaguru byatangiye ryari, byatangiye gute? Murakoze cyane. Kariyeri y'umupira w'amaguru nk'uko nkunze kubivuga kenshi, iwacu mu muryango wacu twagize icyo bita nabyita nk'impano Imana yaduhaye, kuko urebye umuryango wese w'iwacu turi abafootballeur, niko akazi kacu ka buri munsi. Ubwo muri abana bangahe? Turi abana 7. Mwese mukina? Harimo abakobwa 2, byinshi ntabwo bakina, ariko abahungu 5 bose turakina. Bijya gutangira rero Lomami ko uyumve ko ugomba gukora kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru, byatangiye ryari, byatangiye gute? Nibyo kuko byatangiye nkiri umwana muto, mbikunda kandi mbikunda cyane. Nahereye muri quartier yanjye nkiri muto ya Munyakabanda, nyine dukina ku mihanda nk'abana bandi bose ukuntu bakunda umupira. Dukura tubikunda, tuza kugera aho dukina mu mashuri, tugenda tumenyera, tugenda mu makade, biza kugera muri 2003 nibwo natangiye kugaragaza impano yanjye. Ikipe ya mbere nagiyemo ni Leopard yakinaga ikipe y'abasirikare muri Camp Kigali, yari imeze nka ikipe ya kabiri ya APR. Niho rero byatangiriye, byari za 2002. Hanyuma 2003 nza kujya muri polisi, mvuye muri Leopard, niho wari umwaka wanjye wa mbere ngiye muri polisi 2003. Nuko nguko kariyeri yatangiye, ngenda ngeraho ku bihe byiza kwa. Bihe byiza. Ongera wibutsa abantu neza amakipe yose wanyuzemo
kuva watangira muri primaire nk'uko babitubwiye kugeza kariyeri wenda igeze ahantu wisubitsemo gatoya nk'uko babitubwiye, amakipe yose wanyuzemo harya nangahe naya? Nibyo koko, nagiye ingera ku bintu byinshi mu mupira w'amaguru kubera Imana, bien sûr no gukora birimo no gukunda akazi cyane. Urumva yuko nahereye muri primaire nkiri umwana muto, ngenda nyine nkura nkina biza kugera ahantu nyine iyo ukunze ikintu ukakigaragaza havamo umusaruro mwiza, ku buryo naje gukomeza 2004 nibwo umwaka wanjye wa mbere nagiye muri APR, nyine bavuye muri CAN. APR yaje kugurisha abakinnyi benshi bakuru bajya hanze, hanyuma nza kugiramo amahirwe iyo mu bana bato b'abanyarwanda bagize, ngira ngo nyuma ya Karekezi Olivier ni njyewe umwana w'umunyarwanda wari ukiri muto muri icyo gihe wakiniye APR. Twari turi batatu, ndi muri abo bana batatu rero hari harimo Jojori Donatien, harimo na Sekamana Leandre. Twari turi batatu, urumva yuko nanjye nari mfite ayo mahirwe ndigaragaza, ku buryo nagiye nungukiramo ibintu byinshi cyane. Nyuma ya APR urumva ko APR, Leopard, Polisi, andi makipe harya wanyuzemo nayo? Mu by'ukuri nagiye nkinira amakipe atari makeya mu Rwanda, amakipe meza. Navuye muri APR natangiye 2004 ngeza muri 2008. 2008 njya muri Atraco, dutwara ibikombe byinshi nka 3-4 mu myaka ibiri. Imyaka 3 nakiniye Atraco, nyuma ya Atraco iza gusenyuka. Isenyutse nubwo nahise njya hanze muri Macedoine, ni mu Buraya muri Europe, Macedoine, Greece, Albanie. Hari na mugenzi wanjye Rwatubyaye yakinnye, so ni byiza cyane, ni experience nagiye mbona. 2011 ndabyibuka mvuye Macedoine, nagarutse nje muri Police bwa kabiri. Police ndahakina, ndangije Police nahise nsubira muri La Jeunesse, nkina muri La Jeunesse. Mvuye La Jeunesse njya muri Espoir nabwo mu Rwanda ubundi dusinya amakontra y'imyaka ibiri akenshi. Urumva icyo gihe nimba nkubwiye ko nakiniye equipe, hari igihe namaragamo imyaka ibiri, imyaka 3 avec le temps. Mvuye muri Espoir ndi kugenda nkubwira mu ncamake amakipe yose. Mvuye muri Espoir nagiye muri Kiyovu, naho magirira ibihe byiza cyane, ku buryo nagiye mbyishimira nk'ikipe nagiye nkunda kuva nkiri muto, Kiyovu. Hanyuma mvuye muri Kiyovu nibwo naje gukinira ikipe ya nyuma nakiniye ariyo Muhanga. Nakiniye igihe gito nuko nabivuga. Muhanga nayikiniye Phase retour ntabwo nabashije kuyikinira kubera impamvu zitanurutseho, kubera impamvu z'umuryango. Ubundi ni nayo mpamvu mbere na mbere nashiraho mbere cyane y'umuryango wanjye, kuba narongeye kutaboneka cyane mu mupira w'amaguru. So nagize ibyago, abantu barabyibuka, ya 5 ans nabuze umugore, so mfite abana batatu. Urumva ntabwo biba byoroshe. Umukobwa wanjye w'imfura yiga mu wa gatatu ubu ngubu secondaire, umuhungu wanjye agiye mu wa mbere. Urumva umukobwa ni muto yagiye muri primaire. Izo nshingano zose ndi njyenyine, urumva ko bisaba ufite umwanya uhagije. So ndavuga ati n'ubundi mfite impano yanjye y'umupira, nubwo bitakomeza yuko nkomeza mu kibuga, no hanze y'ikibuga nshobora gukomeza gutanga uwo musaruro wanjye nk'umwana w'umunyarwanda ukunda igihugu. So ubumenyi bwanjye nari mfite nka bakuru banjye bose uko babigenza, ubundi mfite iyo talent ni gute nayikoresha mu buzima bwanjye. Mfite niveau humanité, urumva ntabwo ari bibi cyane. Ndagerageza gusobanukirwa muri ubu buzima busanzwe. Ni nacyo gituma rero ubona kugira ngo umuntu ahindure kariyeri bisaba igihe, bisaba no gutekereza cyane.
muri ngewe ndakiyumva yuko nshoboye ariko kubera umwanya n'ibihe tugezemo ntabwo nkuze cyane ariko umuntu agiramo amahitamo ibyo nagezeho ni byiza cyane kandi ntabwo nshaka kubizabyangiza ndashaka ahubwo kuzakomerezaho beaucoup plus. nyuma wenda twumvishe inkuru y'incamugongo kandi ukomeze kwihangana wabuze madame yazize iki mama w'abana? yararwaye igihe gito tugira nyine ibintu byaje bitunguranye kandi umuntu arabyakira. Ntabwo ari ukuvuga yuko ari byo bizatuma nsubira inyuma ahubwo bizankomeza bituma nitaho ku muryango wanjye cyane nubwo bwose bikingoye kujya muri kariyeri ya coaching n'ibi bihe twari turimo bisubiremo byari bigoye cyane. So ubu ngubu mu mwaka wa gatatu ndicaye nta kazi mfite ndakitekerezaho mvuga ati pourquoi pas nakora kariyeri ya coaching nk'abandi bakuru banjye mbisubiremo. Marcel ubu ni coach adjoint wa Rayon Sport, Jean Lomami ni coach muri Zambie. Nanjye igihe cyanjye wenda nkaho kigeze nanjye nanga umusaruro nabyo hari icyo bisaba kugira ngo ube coach. Ntabwo ari ukuvuga yuko nagize kariyeri nziza nahita mba coach, no. Hari ibyo umuntu akurikiza kandi ndasaba Imana ibimfashemo n'abantu bose babishoboye yuko babimfashamo byaba byiza kwa. Uratubwiye umwana wawe w'imfura afite imyaka 14. Irakoze Charlie. Agiye muri 3e secondaire yiga Nyanza kuri SN Nyanza. Watubwiye ko wakinnye muri Macedoine muri Europe. Nagara abakinnyi benshi bagiye bagira ayo mahirwe cyangwa se na n'uyu munsi bazayageraho kujya gukina muri Europe. Dusangiza ubuzima wari urimo muri Europe, ubuzima busanzwe ndetse no gukina football cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru. Byari bimeze bite ibihe wahagiye? Mu by'ukuri mu gihe gitoya nari nahagiriye amahirwe nagize ni ukuba mu buzima bwanjye muri kariyeri yanjye nagiye ngira amahirwe cyane yo kugira ngo nsohoke hanze ariko nibikunde. Ubwa mbere nagiye muri Egypte nkiri mutoya muri Zamalek gukora test, nta bakinnyi bakeya bagiye babona ayo mahirwe. Nagiye muri Al Ittihad, aho hose byagiye bisa nkaho binkomeza muri kariyeri yanjye ngira experience nubwo ntabwo nahatindaga. Icyo navuga cyane icyaneraga izo mbaraga nuko nabonaga ibyo grand frère wanjye akora. Jean ni umuntu wagiye ugira amahirwe yo gukina hanze cyane, so je lui dois du respect, big respect. Ni nawe nareberagaho cyane muri kariyeri yanjye. Ibihe wahagiriye byabaga bimeze bite n'abandi bakinnyi? Urumva ugiye gukina mu gihugu, ururimi iki, ibintu byose, imirire, ibintu byinshi bitandukanye. Urumva ntabwo byabaga ari ibintu wari umenye? Ntabwo byari byoroshye. Urumva muri Macedoine ni igihugu nanjye ngiheruka nkizi ku kigo nyine batwigisha gutya, ariko nagize amahirwe ndahagera. Hari umujournaliste w'umutanzania wankunze gutyo arantwara, umujournaliste wa BBC antwarayo angezayo amesha ayo mahirwe. Nanjye ngirayo kariyeri nziza. Nagizeyo nyine birangora ubwa mbere nkigerayo Skopje. Umujyi wa Skopje ni umujyi wa Skopje, ni umujyi wa Macedoine, ariko nakinaga mu mujyi wa kabiri witwaga Tetovo. Tetovo ni umujyi wa kabiri wa Macedoine. So hari hagoye ubuzima bw'ubuhe buryo? Kuko n'abamisilman n'abantu b'Abayisilamu, so n'abantu b'idini cyane. Kuri njyewe ntabwo ndi umuyisilamu, ariko Islam ndayubaha ndayikunda. Ariko mu bundi buryo nshaka kuvuga ni iki, ni ya discipline. Okay, yaramfashaga mu buryo bwanjye bwo kwitwaramo mu kazi, ariko mu rundi ruhande urumva ko n'abantu bari serious mu kazi, n'abantu baba bashaka yuko ubaha ikintu cyose. Wasanze iyo umaze kuba un professionnel n'umuntu wubaha ibintu byose bihari, isaha
kubaha akazi kawe, kubaha bagenzi bawe cyane cyane. Ikindi kibazo wambajije ni cya alimentation, ibiryo bien sûr hano mu Rwanda dufite ibyo dukunda, dufite ibyatureze, so hariya nta bishyimbo nahabonaga, nta birayi, umuceri urahari ariko ukuntu bawuteka, so nagiye menyera kubera ubundi buzima. Iyo ushatse kugira ngo ugere ahandi hantu hari ibyo bikugomba kugira ngo uhagere, nyine nagiye niyadapta nk'abandi bose. ururimi icyongereza cyabo cyari gikeya, nanjye ndi umufrancophone ariko anglais nkeya ngerageza, nyine nagiye menyera kuko nahamaze amezi 5. Umva ko nahavuye habura ukwezi kumwe shampiyona irangire, ariko amahirwe ekipe yanjye yaje kugira uwo mwaka hari 2011 Skandia yabaye champion ikina Europa League. So ikibazo nagize kutarangiza season hariya ni ikibazo cya manager wanjye cya contract, byo bavuze yuko nimba titulaire hanyuma bazahindura contract n'ibyabaye, so nuko ariko nyine nahagiriye ibihe bitari bibi cyane. Buri muntu agira ibintu muri kariyeri yaba mu buzima cyangwa mu kazi ahura nabyo, ibibi n'ibyiza. Muri football cyangwa se mu mukino w'umupira w'amaguru, n'iki kintu nka Romami kibi ushobora kuba warahuriyemo nacyo ku buryo uvuga uti ikintu sinzakibagirwa? Mu by'ukuri maze kugira 15 ans de carrière, imyaka 15 n'imyaka myinshi, kuko urebye muri 15 ans de carrière ubu ngubu mfite 36 ans. Urumva ko nagiye mpura n'ibintu byinshi, ndacyashoboye gukina ariko ni bya bindi twahoze tuvuga sinabisubiramo. So ku byo navuze nyine navuga umuntu agiye ahura n'ibintu byinshi, gutsindwa, gutsinda, kunganya, ariko ikintu ngewe cyagiye kimbabaza iyo mbyibutse cyane bituma nshaka gutekereza byinshi. Igihe nabonye imvune mu ikipe y'Amavubi, so icyo gihe nibwo nari nyizamuka ndi gukirana n'abakinnyi bakuru, ku bwanjye bwite ntabwo nabyumvaga. So ntabwo wowe ushobora kubyumva gutyo, ariko kuri ngewe byari ibintu nk'ibitangaza gukinana na Jimmy Gatete, gukinana na Romami Jean, bana Ganda Elias, abantu bafite amazina akomeye. So icyo gihe nanjye ndi kuzamuka niyumvamo ubushobozi. So icyo gihe rero baza kuma amahirwe, umutoza witwaga Kanyankore Yaounde aza kuma amahirwe arampamagara mu Mavubi. Noneho iyo match dukina n'abakongomani yari selection, nza gusimbura. Mu gusimbura rero bamaze kudutsinda ibitego 3 ku busa, nje gusimbura mu minota 15 natsinze ibitego 3 mu kipe y'Amavubi. Après ça naje kwita mvunika kuri action yo gutsinda igitego cya 4, kandi icyo gihe twari turi muri preparation ya Sekafa Amavubi igihe Ethiopia twaraga igikombe mu Rwanda. Urumva ko nahise mbura gukina competition. Uwo mwaka nari ndi top scorer mu Rwanda, mfite ibihe byiza, ariko icyaje kunshimisha nuko muri iyo competition mukuru wanjye niyo yaje kuba top scorer wa competition. Urumva ko ibyishimo byaje bidusanga mu rugo iwacu, mu muryango no mu gihugu, abavandimwe bose byari byiza. Ikindi nanone muri uwo mwaka mvunika nari mfite voyage yo kujya hehe muri Rennes mu Bufaransa gukora test. Iryo joro mvunika tout juste, so manager wanjye ari muri tribune aje kundeba, tumaze kugirana contrat, yitwaga Augustus n'undi yitwaga Lovet, bari baje kunsaba muri club. Ibyo byose ntabwo nari mfite amahirwe, ntabwo nabyita ko atari amahirwe, ariko nyine Imana ntabwo ikosa, tu vois. Byarabaye ariko ndabyakira. Nibyaje kuba nyuma yaho kugira ngo Imana inyiyereke noneho maze kuvunika. Urumva ko nabuze iyo voyage, biba ngombwa yuko nicara. Mu kwicara nyuma y'amezi 3 naje kugaruka muri club yanjye ya APR. Nibwo mvune wimaranye amezi? Yes, amezi 3 bankoreye operation hano ku kuboko.
ku kuboko hano ndacyafite cicatrice, so iri hano ku kuboko ndacyafite cicatrice, niyo niteyeho ijisho urumva ni ibintu biri hano arakomeza tu vois. So iyo mbyibutse n'icyo gihe byose ahubwo byahise bintera gukora cyane. Nasubiye muri club yanjye muri APR nkina phase retour yonyine ntsinda ibitego 13 muri phase retour mitamba top scorer, kubera none kagahinda keza nagize ko guhita nkora cyane nsubirana umwanya wanjye. So byagiye bima byari bibi nyuma, mbere byari bibi nyuma yaho biza kuba byiza. So nicyo gihe umuntu ashobora kwibaza ati Lomami André atangire kariyeri ye kugeza ayisoje, amafaranga menshi mu makipe nyinshi, amakipe yose wazengurutsemo, amafaranga menshi wahembwe yaranga? Muri Macedoine nahembwaga $2,000 by'amadolari ku buri kwezi, kuko ngiyewe naraboblige ndababwira amayero arangora ngiye muzajya mumpemba mu madolari. Okay, ikipe nini nakiniye mu Rwanda ni APR nahembwaga $50,000 2004-2005, baza kunshira kuri 80,000 aho nkiri umwana muto nyine nishimira kwambara nyine jezi ya APR. Biza kugera umwaka wa 2006 2005 nimba atari 2006 gutyo nimba nibuka neza, afande nibwo yaje kuvuga ati nta mukinnyi wa APR ukwiye guhembwa amafaranga ari munsi $280. Icyo gihe ari kuri valeur ya amadolari 500. Iyo ni itegeko ryajeho ku buyobozi, ubwo umwaka umwe mpembwa 280,000. Niyo mahirwe nagize mu makipe yose nakiniye mu Rwanda. Urumva ko byari 2007 byari 2007 bahita badusezerera, bazana baruna ba Migi generation shasha y'abana batoya. Zari gahunda z'ikipe kandi zari nziza, kuba bikurikirana by'umupira barabizi. N'uyu munsi aho bigeze turahabona, so nta muntu wari kubigaya. No kuri ngiyewe kubyakira byaje kungora, ariko mu nyuma nza kubona yuko abayobozi baba bafite gahunda nziza, kuko abana b'Abanyarwanda bigaragaze kugira ngo nyine tugere aho tugeze uyu munsi. So nibyo ngibyo kwa ngo kwiyakira ari ukuntu byagiye bikugoraho. Ubundi nk'umuntu udukurikiranye apari ya football, kwiyakira bishobora kumarira iki umuntu bitewe na kondisiyo arimo, kugira ngo wumve ko wenda uri mu buzima bugoye cyangwa ikibazo kigukomereye, kugira ngo uze kwiyakira bishobora kugufasha iki, cyangwa se bishobora gutuma ugera normalement akazi kose mu buzima busanzwe iyo uhuye na situation yose nk'umuntu utekereza, biba ngombwa yuko udahunga iyo situation urimo, ahubwo uza uyisanga kugira ngo ubane nayo umenye icyo wakora. Nibyo nahuze mvuga, ngewe kubyakira kuva muri APR nari nyiri mutoya. Muri icyo gihe nari nkeneye kumenya ibindi, nari nkeneye kugira ngo nkomeze kariyeri yanjye. Nk'umwana mutoya nari nagize amahirwe yo gukinira APR, wenda hari ibyo bagendeye kugira ngo bansezerere icyo gihe, ntago nabanenga. So au contraire nanjye hari ibyo naje gutekereza kubera imyaka nari ndiho, wenda hari amakosa nakoraga muri icyo gihe ntabwo nabimenyaga kubera imyaka. Tuva umuntu akagendera mu kigare ugakora ibintu bidashimishije, ariko we nubimenye nubisobanukirwe. Avec le temps ugenda ukura, naje kugira urugo, ngira abana nababona ngatekereza, nareba urugo rwanjye nkavuga ati ngomba gukura mu mutwe. Ibyo byose byagiye bima isomo kugira ngo ngeraho ngeze uyu munsi. Ngira ngo ntabwo nakwigaya aho ndi, nibyo nagezeho ku bwanjye bwite, kuko ndabyishimira. Ni ikintu nanze mu buzima, kutihesha agaciro kwa nicyo kintu maranira buri gihe. Uyu munsi ndacyafite ubushobozi, ariko abambonamo ubwo bushobozi ni bangahe? Ese ninkomeza iyo kariyeri ndi gusubira inyuma, ndi kujya hehe? Nzakomeza njya mu makipe makuru? Ese nzakomeza njya mu makipe matoya? Ndi mu bantu ejo bundi yayinane bafashije Gorilla kuzamuka, Gorilla ya Haji, nkabamufashe n'umwanya wo kumusuhuza Haji perezida. Byamaye gusubira inyuma,
nabanje ndicara imyaka 2 nakina, ariko kubera gukunda kariyere yanjye umupira ndavuga ati kwicara gutya intego yanjye narayigeraho, wenda yo kugira ngo njye kwiga ibintu bya license ntibiragera. Waganira na mukuru wanjye ari umutoza wa Gorilla, nkamufasha ko twafashanya tukazamura ekipe, hanyuma wenda byavamo nyuma byaje kuvamo ntabwo ari byiza, kuko nashakaga ngiye ubwanjye bwite gukomezanya na Gorilla, ariko suko byaje kugenda. Nibwo rero nahise mpitamo gufata decision yo kubireka burundu, na n'ubu ndacyategereje yuko amahugurwa yaza nanjye ngatangira coaching yo kwiga ama license nk'abandi bose. Muri kariyeri yawe kugeza uyu munsi hari wagiye ukora uhembwa, nk'ubu n'iki kintu gifatika kigaragarira amaso buri muntu wese, uvuga uti Lomami muri football yakuyemo iki? Hari ibintu biba bigaragara bifatika umuntu ashobora kuvuga ati Lomami yakuyemo iki kintu muri football? Mbere na mbere nshimira Imana kuko nkiri muzima ngihumeka neza. Ubundi twebwe abakinyi b'Abanyarwanda cyangwa b'Abanyafrika, kugira ngo umuntu aze kuri media yatangazamakuru akwibyire akwiyereke wese nk'umuntu ni mugari, ntabwo twebwe ubundi dufite bikunze kubaho. So ariko nk'uko mbajije, kuko nabaye nyine muri ubwo buzima, yewe mbifata nka profession yanjye, kuko nta kandi kazi depuis ndava mu ishuri ndakora, na n'ubu urumva yuko nkibayeho kubera football. So umbajije ikintu nk'icyo ngerageza kukubyira mu ncamake. Hari byinshi nagiye ngeraho, nagize urugo, nagize umuryango kubera football, nagize ibyo ngeraho mu buzima busanzwe nyuma y'ikibuga, nyuma ya football nagiye ngira ku bintu byinshi, kunguka abantu benshi b'ababyeyi b'umuryango, nunguka mu bundi buzima ibintu abantu baba bakeneye. So ibikoresho nagiye ngeraho, sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu nabivuga. Ni ibikoresho byinjiza amafaranga cyane, ibikoresho by'umupira w'amaguru? No, ni ibikoresho byavuye mu mbaraga nakoresheje mu kazi kanjye ka buri munsi k'umupira w'amaguru. Icyo navuga muri ibyo bikoresho harimo by'ubuzima busanzwe umuntu aba akeneye, nabyo nkaba mbishimira Imana. Ntabwo najya kuri detail ngo navanyemo ibi ngibi nakuyemo ibi, ni byinshi Imana yagiye inkorera, nkaba nyishimira cyane. Nkaba ubundi ngenda senga ibihe byose, situation zose mba ndimo, n'ubu ngubu situation ndimo nk'umuntu wagize kariyere nziza, ntabwo biba byoroshye. Mfite umuryango nk'uko nabikubwiye, ubu n'umwaka wa 3 ndicaye, nta kazi mfite, mbayeho gute? Mfite umuryango. Si ukuvuga ngo ntabwo ndwaye, ntabwo naniwe, ariko ni bya bihe nyine by'abantu bose bagiye bahura nabyo kuri isi yacu yose, bya corona byagiye bitwara inane beaucoup, inane plus. So ibyo byose kubera Imana udafite umutima yo kwihangana biba bigoye. Ni ukuvuga ngo ndacyafite icyizere cyo gukora cyane, nubwo bwose nahindura kariyeri, ariko Imana yanjye ndayizeye yuko izabimfashamo, n'umuryango nsubiremo nabonye muri football. Nzagerageza mbibutse ko Lomami wabanye nabo agihari, bwa bushobozi bambonagamo ntibishoboye, ababishoboye, kuko ngewe ndabyifuza cyane, ababishoboye babimfashamo. Dufite barumuna bacu benshi bakeneye kumenya nabaye umukinnyi mwiza, si byo kwitaka. Mfite CV nziza, n'abatabyibuka abenshi twabibutsa benshi amateka umuntu yagiye agira, ubumenyi bukeya mfite n'amakipe nagiye nyuramo. Ni ngewe rero kugira ngo mbibutse mbereke ubushake mfite, ese ndashaka iki, ese ndacyafitiye imipango. Rero yuri umuntu utagejejeho ibitekerezo byawe ku bantu, ntabwo bamenya icyo utekereza cyangwa icyo ushaka kugeraho. Hanyuma Lomami, tugikugana ku musozo, nk'umuhungu cyangwa se nk'abana batoya bari kwifuza kuzatera intambwe nk'iyo wateyemo kugira ngo bagere kuri kariyeri yabo ibageze kure,
birushijeho aho batekereza cyangwa se bifuza. Ni iki kintu ushobora kubabwira bashobora kugenderaho kugira ngo nyine kariyeri yabo ibashe kuba yagira ikibagezaho n'icyo yababyarira cyangwa yabamarira? Mu by'ukuri nk'uko nakubwiye, nshobora kuba naragize ibihe byiza, ariko ku babizi wenda bazabiha agaciro, ku batabizi ntabwo tuzabarenganya, ahubwo tuzabasaba kugira ngo nabo tubibagezeho babimenye. Babakinnyi bose bagiye bagacishaho nk'uko babivuga, ariko hari slogan mu gifaransa bavuga ngo un artiste ne meurt pas. Twebwe turaba footballeur artiste, ni ukuvuga ngo twebwe ni nk'abaliteraire. Twebwe amateka ntabwo abantu asibangana, abaho ahoraho. So nicyo kintu rero bakagombye kuzajya batekereza, bavuga ati uyu muntu yagize ibihe byiza, uyu mugabo yabaye umuntu w'intwari ku byo byose yagiye akora, kuko ntabwo amateka wicara gutya ngo uyagereho, no, yikore, ntabwo yikora amateka, umuntu arayaharanira, so umuntu akayakorera. Na n'ubu icyo navuga, ibihe byiza byose umuntu yagiye agira ndabishimira Imana, kandi nzi ko nanjye nzagenda maranira, noneho mbereke n'abayobozi ubushake mfite kugira ngo tugende tuzamura bariya barumuna bacu. Bakeneye abantu bababa hafi, babunganira ku bitekerezo, surtout muri football, muri sport. No, ntabwo ari muri football gusa, muri sport yose. Ikintu cya mbere ni discipline. Nicyo nahoze mvuga ati naricuzaga, nigeze kwicuza kuva muri APR hakiri kare kubera kutamenya ibyo nakoraga kubera imyaka. Iryo jambo nkunze kurisubiramo muri interview zanjye cyane, ariko buriya yonza kumenya, navuga ati nk'amahirwe aba petit frère bagira, ba Yannick, ba Lag, gukinira ikipe nkuru nk'iriya, abayobozi baguhari amahirwe nuko baba babonye ubushobozi bwawe, bashaka kugutegura. Uribaza nk'umuntu ubonye amahirwe yo gukinira APR ku myaka 20, 21 niyigaragaze, kandi ubushobozi bwa APR twese turabuzi. Iyo ugeze hariya ntabwo upfa kuhagera kubera izindi mpamvu, uhagera kubera ubushobozi bwawe bakubonyemo. So abajene bose bahari babyumvireho, izo nzira twagiye tuzicamo tuzinyuramo, ntabwo biba byoroshe, ahubwo kubimanaginga, ubimanaginga gute? Ese ufite abantu bakugira inama? Kuko twebwe abakinnyi bacu b'Abanyarwanda tubona akenshi ayo mahirwe, ariko ntituyakoresha. Ubundi icyo nabasaba nka conseil, ngewe mukuru wabo nabasaba nuko bagira abantu hafi cyane cyane, babagira inama mu bitekerezo, abajyanama wenda w'umuryango, yaba inshuti isanzwe, ariko akaba umuvandimwe wawe ushobora no gutekereza mu mwanya wawe kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza muri kariyeri ya football. Amarozi mu mupira w'amaguru uyavuga he? Icyo navuga mu marozi, turabizi amarozi muri Afurika hose aravugwa. Mu Rwanda icyo kintu twaragiciye kuko byigeze kuvugwa. Urabizi ko twebwe byavuzwe bitabayeho Lomami. Oya bitabayeho Lomami André, jya wongeraho Lomami André fils, kuko uvuze Lomami abantu ntabwo bakwibaza ni Lomami André. Byavuzwe bitarigeze bibaho, ntabwo ari ngewe. Hari igihe bigeze kuvuga André Mazimaka, icyo gihe narindi Burundi, abantu baramamagara, ni gute wowe muri kariyeri yawe ugiye gufata uburozi nyuma? Ndababwira ntabwo ari ngewe, bavuze André Mazimaka, ntabwo ari André Lomami. So ibyo bintu nagiye mbibamo, ariko kugira ngo nyine umuntu atange ubuhamya live biba bikomeye cyane. Murabizi twirinda ibintu byinshi, ariko ni ibintu bibaho gute ku myemerere y'umuntu ku giti cye, ariko ni ibintu bisanzwe tubamo, turabizi ko bibaho kwa Lomami. Abantu badukurikiranye bagukunze kuva kera muri football yawe cyangwa mu mupira w'amaguru, gira ubutumwa bagenera, unababwire n'abashobora kuba bagushaka ngo bakuganirize
wenda bagire n'ikintu cyinshi bashobora kugufasha ahantu uburyo bakubona tu. Nibyo koko murakoze cyane Legacy TV. N'ubwa mbere kabisa mbonye munsuye ndabyishimiye cyane. Ubundi abantu nkamwe n'abantu dukorana cyane, n'abantu tuba dukeneye mu buzima bwacu busanzwe kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu bien sûr que umuntu abo bafite ariko bakabura ukuntu batugeraho. So uyu niwo mwanya wo kugira ngo wenda nanjye mbona ayo makuru yo kubasuhuza abakunzi ba André Lomami bose mu Rwanda, mbabwire ko akenshi iyo mbonye uyu mwanya ndabasuhuza nkabifuriza n'ibihe byiza turimo. Icyo navuga, mfite contact number, mfite gahunda zanjye nihaye, ariko nkeneye ubufasha bw'abantu basobanutse, n'abantu bose bashoboye kugira icyo bangezaho, byaba mu bitekerezo, yaba mu bufasha busanzwe, ubushobozi. So ndumva ni byinshi cyane ngikeneye kugira ngo ngere ku byo nageraho. Ntabwo nabigeraho njyenyine, ndacyashaka ubwo bushobozi bwose. So umuntu washaka contact yanjye irahari, ntabaha nimero yanjye aho mbarizwa. Ubu ngubu nta club mfite, ndaho ngaho negereje nyine uko nabona ukuntu nakwegera federation muri Ferwafa bakamfasha nyine mu bintu by'amastage, ariko ntabwo bivuze yuko mbonye umuntu wanyunganira mu bitekerezo namwumva tukaganira, ariko intego yanjye no kugira ngo mbone icyo nafasha mu rubyiruko rw'ubu ngubu. Kwa Lomami harya ubu atuye? Ntuye mu Nyakabanda, ntuye ahantu bita ku Gasoko. Contact zanjye sinzi ko nazitanga za nimero. Ku muntu nkeneye kumvugisha natanga nimero yanjye 0788 15 852. Nizo nimero zanjye. Kuri mobile money handitseho yahe mazina? Ako kantu ndagakunze cyane, ni André Lomami fils, ni amazina asanzwe yanjye nkoresha nayo ngayo. Urumva yuko umuntu ufite umuryango, ufite abana biga, nta kazi mfite, ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye gutura abantu ibibazo byose, ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo bavuga ati wa muntu mbega abayeho gute. Si ukuvuga ngo nanjye ndicaye gutya mfite ibyo nshaka kugeraho jadije bisubiremo neza, ariko kubera njye nyine ntabwo nabigeraho, ariko kubera umuryango nagize mwiza sportif nabigeraho. Urakoze cyane Lomami André fils. Murakoze namwe Legacy TV, murakoze cyane n'abavandimwe bose turi kumwe.